Yesu ashimwe, reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana. Wowe ukunda kandi ugakurikirana ijambo ry'Imana hano kuri Prophet Emma TV, reka nkubwire ngo umugisha w'Imana nuboneke kuri wowe. Imana y'amahoro ikomeze kukwihishurira, Imana ikomeze kukwigaragariza, by'umwihariko wowe wakoze subscribe hano kuri Prophet Emma TV, Imana iguha umugisha. Nawe ugiye kuyikora, umugisha w'Imana ukubeho, imbaraga n'imbabazi z'Imana bikomeze kukombaho ibihe byose. Turagarutse ni muri ya saha yo kubohoka, isaha ya gihanuzi. Uyu munsi nje kukubwira ibintu bikomeye, nje kukubwira ibintu Imana yahishuriye ubuzima bwanjye, yamishuriye ibintu bikomeye, kandi ibi ni ibintu ukeneye mu buzima bwawe kugira ngo ubimenye. Ukeneye kubimenya. Uyu munsi nje kukubwira ibi bintu n'amabanga umukristo akwiriye kubazi, n'amabanga umukristo akwiriye kubazi, kuko ni bimwe mu bintu bifunze imigisha y'abera. Ni bimwe mu bintu bifunga imigisha y'abera, ugasanga urasenga ariko hari ikintu gifunze umugisha wawe, ariko icyo kintu ukaba ntukizi. Urasenga, hari ikintu gifunze umugisha wawe, icyo kintu ntukizi, ariko ukeneye kugisobanukirwa. Rero niyo mpamvu ukwiriye kubana natwe umunsi ku munsi. Hari byinshi uzagenda uhishurirwa, hari byinshi uzagenda umenya mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, bikagenda bikugirira umumaro kandi bikagenda bigufasha mu izina rya Yesu Kristo. Ku munsi washize twaganiriye ku bintu wibonaho, ari ibintu wibonaho ku buzima bwawe bikakumenyesha yuko uboshye. Buriya ndagira ngo nsobanure iki kintu. Hari abantu benshi bambajije, barambaza batese, ni gute umuntu ashobora kuba aboshye kandi yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe? Imana y'amahoro itugirire neza, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ni ukuri kose ngo ababohotse. Ariko ndashaka kuvuga iki kintu. Ndashaka kuvuga ngo iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nibyo koko Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo umuntu niyizeza umutima we akatuza akanwa ke ko Yesu ari umwami, uwo nguwo azakizwa. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ni iki kiba? Ikintu kiba, abantu barabyizera, bakabyumva, bakanabyakira, ariko ikibazo kuguma mu mahame y'ubwami bw'Imana, kuguma mu mwanya Imana igushakamo. Ugasanga n'ubundi urakijijwe, yego, urihannye, yego, ariko urongeye ukoze ibyaha. Imana y'amahoro itugirire neza. Urakijijwe, urihannye, ariko urongeye nanone ukoze ibyaha, urongeye usubiye inyuma. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umukiranutsi wanjye ntabwo agasubira inyuma, ntabwo umutima wanjye uzamwishimira. Umutima w'Imana ntabwo ukwishimira iyo usubiye inyuma. Rero ni iki kiba? Ni ukuvuga ngo ugikizwa mu bintu abadayimoni batinya bibaho ni umuntu ukiranutse. Umuntu ukiranutse, kuko buriya isoko y'umugisha ku mukristo ni ukuba akiranutse, adafite icyaha na kimwe. Ni nayo mpamvu umuririmbyi yaririmbye indirimbo aravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe, nyihabwa mu gihe nihannye ibyaha. Imana itugirire neza. Buriya isoko y'umugisha ya mbere ni igihe icyo ari cyo cyose umukristo yihannye ibyaha, akabyihana kandi akabireka. Ukabyihana kandi ukabireka. Iyo wihannye ibyaha ukabireka, iyo ni isoko y'umugisha ku buzima bwawe. Kubera iki? Wihannye ibyaha, umaze kubyihana urabireka. Umajije kubireka niho hantu ubonera umugisha. Icyo gihe dayimoni iragutinya. Ntabwo abadayimoni bajya babasha kwataka umuntu ukiranutse. Umuntu ukiranutse ntabwo abadayimoni bamwataka. Neda, ntibishoboka. Umuntu ukiranutse ntabwo abadayimoni bamwataka, ntibishoboka. Kubera iki? Irembo rijya ryinjiza abadayimoni mu buzima bw'umuntu ni igihe umuntu yasubiye inyuma mu byo kwizerwa, agasubira mu byo Imana imubuza. Wari umusambanyi, urongeye usubiye mu busambanyi. Nawe utasubira mu busambanyi, ariko usubiye mu bisa nabyo. Byanze bikunze ukinguye irembo
ry'abadayimoni. Abadayimoni urabakinguriye, kandi none abadayimoni ntago bagaruka mu mubiri wawe ariko hakundi bahoze utarakizwa. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo iyo umudayimoni avuye mu muntu ngo arasohoka akazerera, ngo akazerera hatari amazi, ngo ashakisha ubuturo, ngo ariko akaguma hafi aho ategereje umunsi wa muntu azasubirira mu ntege nkeya, ngo noneho uyu mudayimoni ngo akongera akagaruka mu nzu ye. Imana itugirire neza. Ngo noneho ngo iyo usubiye mu ntege nkeya, ngo dayimoni yagarutse asanga ya nzu yikubuye. Gukuburwa kwa ya nzu y'abadayimoni ni iki? Nuko habayeho ikintu cyo kuba wagiye mu ntege nkeya. Umaze kujya mu ntege nkeya, inzu irakuburwa. Gukuburwa kwayo ni ukuvuga ngo cya cyumba dayimoni yahozemo gihita gifunguka. Ngo iyo gifungutse ntabwo dayimoni yinjira mu mubiri wawe ari umwe. Ntiyinjira mu mubiri wawe ari umwe, ngo aragenda akazana abandi 7 ngo bamurushije ubukana, ngo bakaza bagatura hamwe bahoze. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo baraza bagatura mu mubiri wawe, noneho badafite imbaraga nk'iza mbere. None icyo gihe rero ikintu uba ukeneye ni iki? Bwa mbere ikintu wari ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kugira ngo ube ubohotse rwose. Ariko noneho kuri iyi nshuro wakinguye irembo ry'abadayimoni, kuko cyagiye wakizwaga Imana yarakwejeje, iragutunganya ndetse irakubohora rwose, uhinduka icyaremwe gishya, uhinduka umwana w'Imana. Ariko kubera ko wasubiye inyuma, buriya hari abantu benshi bavuga ngo mu Kristo ngo sinsambana, siniba, singira ngo, ariko hari ibindi byaha abakristo bakora, abarokore bakora batazi ngo ni ibyaha, ariko nyamara ni ibyaha kandi bikomeye, kandi bikingurira inzugi z'imivumo ku buzima bwabo. Ntusambana ariko urabeshya, ntusambana ariko ufite umuntu wananiwe kubabarira, ntusambana hari kugira amagambo. Mana itugirire neza. Hari abantu batica ariko bagira amagambo. Ururimi rwawe hari uwo rwishe, gasanga ntiwica ariko uravuga. Bikamubwira amagambo arica, nshuti y'umusaraba, amagambo arica, amagambo ni mabi. Ushobora kuvuga umuntu agapfa, ushobora kuvuga umuntu akiyahura, ushobora kuvuga umuntu akagira agahinda gakabije. Amagambo arica. Ndigira ngo nkubwire rero, birashoboka ko utavuga umuntu, birashoboka ko utasambana ariko ukavuga umuntu, birashoboka ko utaroga ariko ukavuga umuntu. Ndagira ngo mvugane nawe, ukeneye isoko y'umugisha ituruka ku gukiranuka, kandi ugafata umwanzuro rwose, ugakizwa ukamaramaza. Icyo gihe rero iyo utabishoboye, ikindi kintu uba ukeneye mu buzima bwawe, uba ukeneye kwegera umutambyi ugakorerwa icyo bita deliverance. Kubera yuko iyo usubiye inyuma, za mbaraga na ya migenzo, mbaraga za karande na bya bicaniro by'abarozi byongera kukugiraho ububasha. Mana itugirire neza. Byongera kukugiraho ububasha. Rero ugasanga umuntu yarasubiye inyuma, aguma mu rusengero, wakagumya kwibeshya yuko agikijijwe, akagumya kwibeshya ko akimeze kwa kundi nka kumwe yateraga intambwe yinjira mu rusengero, akagumya kubyibeshyaho. Yarangiza akagumya agasenga, nge ndi umukristo, nge ndiki, ariko agahorana ibibazo, agahorana intambara. Kuko buri cyaha ukoze urakihana, Imana ikakikubabarira, kuko kiba gisigaye aho ngaho, urihana, Imana ikarokora ubugingo bwawe, ariko ingaruka z'ibyaha zisigara kuri wowe. Niyo mpamvu Lazaro Yesu yamuzuye, aravuga ngo Lazaro sohoka mu gituro. Ariko Bibiliya iravuga ngo wari upfuye ngo arasohoka ariko azinga, aboshye amaboko n'amaguru, ngo ndetse n'igitambaro gipfutse mu maso he. Hari abantu Yesu azura ubugingo bwabo ariko bagasohoka mu gituro baboshye. Rero ndagira ngo nkubwire, buriya buri kintu cyose kiva ku muntu uko cyamugiyeho. Iyo waboshywe n'abantu, ni ukuri n'ubundi uzabohorwa n'abandi. Yesu icyo atubikiye ni ubugingo. Niyo mpamvu mu buzima bwawe hari ibintu ukeneye gusenya, ariko ubifashijwemo n'imbaraga z'akanwa k'uwasizwe.
ukeneye akanwa k'uwasizwe ku buzima bwawe, ukeneye akanwa k'umuhanuzi, ukeneye deliverance, ukeneye umuhanuzi ugufasha gusenya ibyo bicaniro by'abarozi. Iyo tugeze ku bicaniro, igicaniro ni iki? Bicaniro narabisobanuye, ndabibasobanura nkubwira ngo igicaniro ubundi, bicaniro habaho ibicaniro bibiri. Iyo atari igicaniro cy'Imana bari igicaniro cya Bayali cyangwa cy'abarozi cyangwa cy'abatwezi, ariko byose bikubiye hamwe ni mu mbaraga z'umwijima. Ariko igicaniro cy'Imana habaho Imana imwe yera ikiranuka, iyi yaremye ijuru n'isi. Iyo rero niyigira igicaniro cyayo kimwe yihariye, ariko izindi mana zose zigira ibicaniro byoyo, ikindi gicaniro gisigaye zirabisangiye. Izo za Shera, za Shitaroti, ya Ryangombe, abarangi, abakonikoni, abanyabingi, ibyo byose cyitwa igicaniro kimwe ariko cy'abadayimoni. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero uyu munsi niba utari ku gicaniro cya Kristo, hari igihe wisanga uri ku gicaniro cy'abadayimoni cy'imyuka mibi. Hari igihe wisanga uri ku gicaniro cy'abarangi. Hari igihe wisanga usenga ariko ugasengera ku gicaniro cy'abapfumu. Ugasenga ugira ngo umuntu musengana ni uwa nyawe, ariko usengera ku gicaniro cy'abarangi. Ukajya umuntu musengana ni uwarakwiye, ariko umuntu musengana akoreshwa n'imbaraga z'abarangi, ntabwo ubizi. Niyo mpamvu nujya no gusengera ahantu mu rusengero cyangwa se hari umushumba runaka musengana, banza umenye ngo ubaze Imana. Imana iravuga erega, iyo yegereye ukayitakambira ukiranutse, ukayibaza uti uyu muntu nsengana nawe mpa ikimenyetso cy'uko ari umuntu wera w'Imana. Nta kabuza Imana izaguha ikimenyetso cy'uko ari umuntu wera w'Imana. Ni ukuri, Imana izakwereka ibimenyetso. Ariko uretse ko abantu badashaka no kureba, abantu ntibashaka no kureba, abantu ntibashaka kureba, abantu ntibashaka kumenya, abantu bariyobagije mu buryo bukomeye. Ko hari ibintu abantu badashaka. Muri iyi minsi ikintu abantu murebaho, murareba ngo ngenda hanura. Yes, ngo nabonye umukozi w'Imana uhanura, ngo baba we, ngo arareba akareba no munsi yibuye, ngo arareba akareba no mu nda y'isi. Icyo ngicyo nicyo abantu barebyeho, icyo nicyo abantu batinzeho. Kuba umukozi w'Imana ngahanura, Imana itugirire neza. Ariko kuba umuntu ahanura ntabwo bihagije ngo bingira umukozi w'Imana. Kuba uyu munsi nahano, kuko ibyo n'abadayimoni barabikora, ibyo ngibyo n'abarangi barerekwa, ibyo ngibyo n'abacunyi barabikora. Ariko Yesu waramubaje ngo tuzabamenya dute? Tuzabamenyera ku mbuto bera. Imana itugirire neza. Uyu munsi rero tugwije mu murimo w'Imana, habayemo ikintu cyitwa abakristo bo muri kino kinyejana. Iki kinyejana ni ikinyejana cy'abakristo batigeze baba ku isoko ngo barererwe bahere hasi bagere hejuru. Ahubwo ni ikinyejana umuntu abyuka mu gitondo kubera yuko yarose, akarota ikintu bugacya akakibona, ahita akubwira ngo nge ndi umuhanuzi. Biba byoroshye, kahita yandika ngo nge ndi prophet. Imana itugirire neza. Agatangira guhanura, biroroshye rwose, gashinga YouTube, gashyiraho imbuga, akagira gute, ndetse akanashinga n'icyumba. Abantu bakamuyoboka bakamukurikira. Imana itugirire neza. Ariko abantu ntibashaka kumenya ngo uwo nguwo yakuriye he. Ijambo riravuga ngo ibi nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Yakuriye he? None wowe umukurikira nawe ntufite aho wakuriye, ntufite aho uturuka, ntufite urufatiro rukwiriye. Noneho ukuyoboye nawe ntafite urufatiro rukwiriye. Ikintu kibayoboye nta kindi ni ubuhanuzi gusa. Ni muri ku rufatiro rwa Kristo. Abantu bari mu buhanuzi, ijambo ry'Imana ntibashaka kurimenya. Ariko wa mukristo we ushaka gukomera, menya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo mahame y'umukristo. Mukristo nyawe akwiye kumenya ijambo ry'Imana, kandi numenya ijambo ry'Imana ntuzayoba. Numenya ijambo ry'Imana ntuzagwa. Nusoma Bibiliya iyi ntego, buri munsi uvuge ngo ndasoma Bibiliya, byibuze nushaka usome igice kimwe basi ku munsi. Wihe intego usome igice kimwe, ariko ntibukire utarebye muri Bibiliya. Menya ijambo ry'Imana, nibwo buhanuzi butavangiye.
kandi buriya ubuhanuzi bwose kikubwira ko ari ubuhanuzi ni uko buza bukuzuzanya na Bibiliya. Buriya ubuhanuzi bwari bwo bwose butuzuzanya na Bibiliya ntabwo ari ubuhanuzi, kuko ubuhanuzi bwose bahanura uyu munsi bugomba kuza bukuzuza Bibiliya, bukaza bukagwa muri Bibiliya, bukaza bukuzuza ibyanditswe. Mani tugirire neza. Hanyuma rero uyu munsi nimubanze mushishoze. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Umukristo rero nyawe nyakuri ibi ngibi iyo yabitse ijambo ry'Imana mu mutima we, uyu ntashobora kugwa. Ariko kuko ubitse ubuhanuzi gusa, kugwa uzagwa. Bera yuko Abakristo batari babona Imana ikora ibitangaza. Ugasanga umuntu arasenga rumurokore rwose ubaho ntarabona Imana ikora ibitangaza. Cyokoze yumva ivuga, afite amasezerano ni menshi, ariko ibitangaza ntarabibona. Ntarabona Imana nini, Imana ngari. Mani tugirire neza. Ntarabona Imana ngari, araho ari mu buhanuzi, ari muri ya Mana yumva umuntu ashima, naraye mbonye ikiro cy'umuceri, naraye mbonye dodo, naraye mbonye akayizerera muri iyo Mana y'ibintu biciriritse, ariko ntabwo arabona Imana ikora ibintu binini. Kandi iyi Mana ni Imana ikora ibintu byagutse, ni Imana ikora ibintu bigari. Ugasanga umuntu arakubwira ngo ndasenze ndazengurutse imyaka irashize, ngo ariko ngo ngize imyaka ndi mu mubabaro gusa, ngize imyaka ndi mu gahinda gusa, ngo ibyanjye byose ngo byarifunze, nta kintu na kimwe gifunguye. Ugasanga umuntu ibintu byose byaranze. Reka nkubwira, Imana ntabwo ari ingome. Imana ntabwo ari ingome, wikwanga Imana. Imana ntabwo ari ingome. Ongera wisubiremo. Ese uri ku rufatiro rukwiriye? Ese uri mu mahame y'ikijambo rivuga? Ese uyu munsi wa none wamenye yuko uri umwana w'ibwami, uhagaze mu mahame y'abana b'ibwami? Ese ugenda nk'uko abana b'ibwami bagenda? Kuko ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo icyakora bamwizeye bose bakizera izina ry'abo ngabo yabahaye ubutware bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Bahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu yandi magambo, yo uri muri Kristo neza uhinduka umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana bivuze iki rero? Bivuze yuko ugenda nk'abana b'Imana, ukagenda uko Imana ishaka, ukagenda uko Imana igukeneye, ukagenda uko Imana igushaka. Haleluya. Ugahagarara mu mahame. Ariko uyu munsi kubera ko baguhanuriye udakijijwe, baguhanuriye utamenya Imana, ugasanga umuntu ibyo kukubwira ngo ukizwe ntibikureba, ibyo kukubwira ngo hinduka ntibikureba, ibyo kukubwira ngo bicyaremwe gishya ntibikureba. Wowe icy'ingenzi ni ukuza baguhanurira bakubwira ibyawe. Hakira igitangaza, cakira umugisha, dore birabaye. Umugisha w'abana b'Imana ntabwo ushobora kuwufata ntaho wavuye. Imana ijya guhamagara Aburahamu, itangira ibice byaho 12, yaramubwiye ngo yewe Aburahamu, va aho ngaho utuye, usiga umuryango wawe n'inzu ya so, ugende mu gihugu nzakwereka. Icyambere, nzaguha umugisha. Kabiri, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Gatatu, nzogeza izina ryawe. Ariko ibanza kumubwira ngo va, usige, ujye. Imana itugirire neza. Va aho ngaho utuye, usiga umuryango wawe n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Rero umukristo nyawe, umwana w'Imana nyakuri, aba hari aho yavuye akagira ibyo asiga, yarangiza akagira aho ajya. Ariko uyu munsi uracyari wa wundi, ntaho wavuye. N'ubundi uracyari mu kabari, n'ubundi uracyasambana, n'ubundi uracyakuramo inda, n'ubundi urakiba, n'ubundi uracyabeshya, n'ubundi uracyasebanya. Bya bindi wakoraga n'ubundi uracyabikora. Ntiwahindutse. Ntabwo wigeze uhinduka, icyakora wahinduye iseta. Imana itugirire neza. Rero aho ngaho reka kuvuga ngo Imana yarakuretse ngo urasenga ariko ntabwo ugihinduka. Imigisha y'abana b'Imana iboneka mu gihe twihannye ibyaha. Imigisha y'abana b'Imana iboneka mu gihe tuhagaze ku rufatiro rw'aho Imana idushaka. Guhagarara ku rufatiro rw'aho Imana idushaka ni iki? Ni igihe twanze icyaha n'igisa nacyo, ukavuga ngo njye ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa.
hahandi Imana ikureba iri mu gihugu cyo mu ijoro, ntigire isoni zo kwitwa Imana yawe, ntigire isoni zo kuvuga ngo uyu ni umwana wanjye. Haleluya. Imana yakureba iri mu gihugu cyo mu ijoro ikakwita umwana wayo, ntigire isoni zo kukwita umwana wayo, ntigire isoni zo kukwita hayuwe. Imana itugire neza. Icyama ugakiranuka uko bikwiye, icyama ukera imbuto zikwiriye abihannye. Ndakwifuriza gusenga kugera ku rwego Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro ikureba ikavuga ngo ntabwo mfite isoni zo kwitwa Imana yawe, simfite isoni zo kubura umwana wanjye. Haleluya. Yakureba ikavuga ngo kuko wambereye inkoramutima ukanga ubugome bw'iyi si, nanjye nicyo nzagukiriza. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'iyi si, icyo ni Imana izagukiriza. Kuko wakunze gukiranuka. Haleluya. Kuko wakunze gukiranuka, nshuti yanjye, kiranukira Imana, bana n'Imana. Reka kugendera mu kigare, reka kugendera muri karabaye, reka kugendera mu bintu biraho utazi ngo birava hehe birajya he, utazi ngo bimeze gute. Ukabura aho ngaho uri mu kigare, uri muri karabaye, ibintu byose birebera mu kirere, ibintu bigucanze. Imana itugirire neza. Uri aho ngaho ibintu byose buhanuzi. Oya. Imana ibasha gukora yavuze, ibasha no gukora itavuze. Ubuhanuzi reka buze nka deseri, kuko ubu buhanuzi n'ubundi ibikubwira ntabyo uyibajije. Ubundi Bibiliya iravuga ngo amasezerano Imana iyaguhera ku kurema agatima. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyaguhera ku kurema agatima. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero nimureke tuhagarare ku rufatiro rukwiriye, tuba abana b'Imana batagira inenge, nibwo tuzasenga Imana ikatwumva, kandi nibwo tuzategeka tugahamagara umugisha ukaboneka ku buzima bwacu. Reka nkubwire ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha, kugirire neza, komeze kugufasha kandi komeze kugushoboza muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha. Sharinga iri jambo ry'Imana rigere ku bantu benshi, tufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza. Nubikora Imana iguhe umugisha kandi kwagurira imbago rwose mu izina rya Yesu Kristo. Kora subscribe niba utarayikora, kanda like na comment yawe ni ingenzi. Ntugende utagize icyo uvuga kuri iri jambo ry'Imana. Reka mbabwire ngo ijambo ry'Imana ryo nakagaruka, turi kumwe. Imana y'amahoro ikomeze ibandindire kandi ikomeze ibandebere neza, bambike imbaraga, bashoboreshe gusenga kandi gushoboresha gukiranuka muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Amen.